hari ukuntu yandikira ka assignment ku ishuri mwarimu akakubwira ati iyi ngiyi ni AI, cyangwa se watanga raporo boss wawe nkanjye akakubwira ati ibintu ni AI yabyanditse, cyangwa se wakari igitabo abantu bakaba bavuga ati kire gitabo dore ni AI yacyanditse, cyangwa wagira akantu posting ati ibi ni AI yabikoze. Ngiye kukwereka uburyo noneho ushobora guhisha ko AI ariyo yagukoreye ibyo bintu cyo kwita humanizing content. Ntuze kuza gucikwa, ndaza no kuguha aka bonasi muri iyi video ka challenge. Dore nafashe iyi content murayibona inayikuye muri ChatGPT, nayikoze muri ChatGPT kugira ngo tubanze turebe koko i detectinga content zawe. Naje zanga mu cyo twita originality.ai. Originality.ai ni website kabare wizwi gushwa n'amakaminuza kwishana n'abantu bakomeye kugira ngo barebe ko bino bintu byakozwe na AI. Rero naje pastingamo content yanjye inana navaye muri ChatGPT, ndazanga nza kuri scan scanninga, voilà bambwiye ko 100% iyi content ari AI. Ndangije nyiza muri no website nyizana hangaha ishyiramo hangaha n'iyingi y'ubwayo. Iyi website nza ngiye kuza kubereka mu kandi kanya, nayo ubwayo nashyizeho itakimbwira ko AI ari 80%, nuko bijya kumera kimwe, ariko kuri originality yambwiye ko ari 100%, kandi koko nyine ni 100%, nabivaye muri AI 100%. Then so ndangije mtakonza kuri humanize, nzano hepfo itakinkurazi ino content igira 100% human, itakikuramo AI. None ndaje mfata bino bintu mbikopiye, ibintu bimaze kunkorera mbizane muri ya originality AI. Kanabyo none nabyo mbipastingemo nayo ize ibi scanning turebe. Voilà, imbwiye ko ngo we are confident that text is original 100%. Gaye muri kwibona bwa mbere twabonye ko ari AI niyo yabinyeretse, bwa kabigizemo content iseka inyereka ko 100% ni human, naga ari AI ya byanditse. So no, mbere yuko nkomeza gaye mbanza ngira ikintu mbabwiranga, nukuvuga nuko bene bintu ngiye kubereka uburyo bikora. Nyine ushobora gufata content warangiza iyo content yawe ukayihindura humanize, ariko uko byabimera kose niba content yawe iri very general, itari unique, itari specific, ntabwo izadinga value. Ngiye kubereka nibuze utuntu dutatu muzajya mwitaho muri gukora content zanyu. Ibintu byanyu nubwo byanditswe na AI ariko bikaba biri customize, bikaba bimeze neza, bikaba ari umwihariko wanyu nubwo ari AI bakoreye. Ikintu zino turu zidufasha byonyine, zadufasha kwandika ibintu vuba, ariko ntabwo bizashyiramo logique, ntabwo bizashyiramo umwimerere wacu, ntibizashyiramo aho tuvuka, ntibizashyiramo ishuri turi kwigisha, ntibizashyiramo abanyeshuri turi kwigisha. Ni wowe ugomba gushyiramo ingufu kugira ngo content nubwo zaba generated na AI, nimba ari igitabo wanditse, nimba ari raporo, nimba ari ibintu runaka wanditse, iyi AI ibigufashemo ariko biguma ari umwihariko wawe. Byabaye generated na AI yego, ariko ari bya bintu nyine bifite umwihariko, kugira ngo nujya kubigira humanize n'ubundi biguma ari umwihariko wawe. Ariko niba ari ibintu biri vague bya fake n'ubundi stini nubwo byaba biri human, bizagwa nta value bifite. Nukuvuga ngo zino tool ntabwo zishyiramo value, icyo zigufasha gusa no kubigira human. Niba ibintu byawe uri kwandika nta value irimo, niba nta kintu kibereyemo, trust me n'ubundi ntacyo byagumarira. Rero hari udu step nibuze ugomba kubanza kwitaho. Nukuvuga ngo start prompt with sound. Niba ugiye gupromptinga AI igiye gukora content, gerageza ube nk'umuntu, irageza sounding nk'umuntu, ho kugira ngo uyibwire banguruye nka kino kibazo, ho kugira ngo uyibwire ngo write an article about digital marketing. Ibi ngibi biri very general, ibi ngibi buri muntu wese yabyandika, ariko ushobora kuya prompt ikaza kuguha igisubizo kivuga ngo write a blog post explaining digital marketing. Uvuze digital marketing, yes. Uvuzemo beginners to beginners,
uvuze audience, conversion tone, uvuze to igomba kubyandikamo, unayibwiye ikigomba gukora, add examples, wiha instruction, izo example uyikore cyo kwita friendly intro, ujye kwiza kuza kwitwara, and like a teacher, witware nka mwarimu, bimwe nababwiye byo kugira ute byo gupromptinga AI ukayibintu. Guy, nubwo article ari AI bigeneratinze, mubona ko AI irimo value, irimo icyo twita irimo context, irimo audience, irimo tone, irimo platform, irimo na style. Guy, nubwo tungiye kure kujya ubihindagura ibi bintu, nutabikora gutya n'ubundi content yawe ntabwo izaba ifite value. Iriya bintu nababwiye ntabwo byadinga value muri content yawe. Ikindi cya kabiri, edit for voice and personality. Gerageza ushyiremo umwihariko wawe, ushyiremo twa turingisho kwawe. Nk'urugero ho kugira ngo ibintu uri kwandika bibe birimo ngo social media can help increase visibility, ibi ni ibintu biri very general, ahubwo ibiri very human byakabaye gutyo. Urashyiramo akantu ka lifestyle. Think of social media as loud speak, it helps shout your message across the internet. Urabona ko bino bibaye more personalized, bigiyemo agastile kawe, ugomba kongera akagastile kawe. Ikindi cya kabiri, add emotions, real life touches. Ugomba gushyiramo ibintu byo mu buzima busanzwe, nimba uri umwarimu, nimba uri umuganga, nimba uri umuroya, nyine shyiramo bizangiro zo mu buzima busanzwe muri content yawe. Nuko ari agiye kuyikwandikira bibe biri very personalized, bibe binarimo easy examples. So nk'urugero nk'ahangaha ushobora kubwira ChatGPT ikwandikiye ngo write this paragraph in a more passionate, yes, and emotional tone for African youth. Muri kubyumva ko wandinzemo real life, wandinzemo touch, so to start their first online newspaper. Bino bintu kari bitatu guy, nuzajya bikora content wakoreza bifite value first of all, nurangiza kugira ngo atazajya umuntu gucisha mu ijisho bya bintu byawe wowe uzi neza 100% ko bira bintu uri gukora hanga ari bizima, ariko ikibazo uri kwanga ko nyine biba tu AI, ataza kugira umuntu uvuga ngo ni AI banga abantu nyine ngo ibintu yabikoze muri AI ntago ari ubwenge bwe yakoresheje. Mu byukuri iyo bikoze gutyo uwakoresheje ubwenge bwawe, ariko ikibazo kiza kuza kuba ntago abantu nyine dufata ibintu kimwe. Ari umuntu yibwira ko AI nyine ibintu bya fake, ni ibintu nyine bya generated like that, ariko AI nayo iguha ibintu byiza bizima. Rero wowe ntago ufite urugamba rwo kujya guhindura imitekerereze y'abantu, ujye kujya kwemeza umuntu ngo ibintu nabikoze nagizemo ingufu, ujye kwemeza mwarimu wawe ko ngo wakizemo ingufu nyinshi cyane, ujye kwemeza boss wawe ngo raporo nakizemo impact, nubwo AI nyine yabimfashije. Ntago umuboss wawe uza kumukonvenka, sometimes abantu bifite ama insecure, batumva uburyo uko ibintu bikoze vuba, babashaka kuguma bakugumana. Rero iyi ni hano ihita ko izira. Uraza kuza kugenda rero ufungure muri Google yawe wandikemo stillifewriter.ai, iyi website stillifewriter.ai. nurangiza uzangaha kuri try for free. So nurangiza ufate kano kantu, urabona ko maze kwiverifiya. nurangiza uzangaha sign up with Google, ushyiremo signing na email yawe, twagiye continue. Nurangiza uraza kuza kugera ahantu ugiye ufate za content yawe wakuye muri ChatGPT, wakoze muri ChatGPT, uze uyikopiye ya content wakoze muri ChatGPT, uze uyikopiye, uze uyishyiremo ahangaha copy. nurangiza kugira ngo ikwemeze neza, rabanza ugira ngaha kuri check for AI. Ebana iri kubwira ko AI yawe ni 80. nurangiza utekuzanganditse ngo humanize, ukane kuri humanize.
hano munsi iyi content yawe nuko nababwiye ahangaha muri ko hano hari green yahise kiyihindura human 100%. So guy noneho kugira ngo ubirebe nukanda kwa bino bintu bikanda irakubwira ibintu yahinduye. Urabona ko byari how you monetize ad affiliate link sponsored content ire ibintu yashyizemo. You can monetize, urabona igerageza kubikora nka hari umuntu. You can monetize your channel with ad affiliate link sponsored word bla 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 ni byinshi. Igende kwereka ukuntu yagiye igira ute yagiye guy ibigira ute ibihindura. Nkuko nababwiye nufata bino bintu yakoze ukaza muri website bita originality AI. Iyi website bita Originality AI nkuko nababwiye urazanga sign up ni free now signing up na Gmail yawe. Sign up with your Gmail. Urabona ko iki kinyamakuru Forbes ni ikinyamakuru gikomeye cyane barayikoresha barimo baragira ute baracekinga AI. Bivuze ngo iyi ngiyi ni kabuhariwe ku bantu amakaminuza n'ibindi bigo bikomeye birayikoresha barimo baracekinga k'abanyeshuri batari kwa plagiarizing. So ni ingenzi cyane. Urataguzanga detector AI. So nurangiza hano munsi uzuko upacing maza ya content yawe nurangiza uzanga scan. Murabona ko ibintu hano ihise ko inyereka kari 100% my content. So nukunguku guy ushobora gufata ibintu byawe ibintu wawize uzi neza ko ari riyo bifite value bimeze neza ari umwihariko wawe ariko uri gutinya kabaza bavuga ko ari AI yabikoze. Ibi ngibi uzabyifashisha mu turi gukora business y'ikinyamakuru, uri kwandika igitabo, uri gukora prompting zo gushyira kuri social media n'ahandi hose. Ibi ngibi tubyifashisha guys. Dore bonus rero mbafitiye ukwezi nako icyumweru gitaha tuzatangira challenge y'ukuntu twafata AI tukayibyazamo business. Challenge tuzatangira ni y'ikinyamakuru y'ukuntu ushobora gutangira ikinyamakuru ukazajya upostingaho content ukoresheje AI n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ukawatangira kubonamo amafaranga aboneka mu buryo bwa monetization, amafaranga azaboneka mu buryo bwa affiliate, amafaranga azaboneka mu buryo bwa sponsored content, amafaranga azaboneka mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Rero kimwe gitatu tuzakora challenge yo kubaka ikinyamakuru from A to 0 twifashishije tool ziri free. Ikindi cya kabiri tuzajya dupostinga ibintu twakoresheje ChatGPT. Nyago tuzakore challenge y'imisi 7. Niba ushaka kuzinjira muri iyo challenge uze kuza gufata nimero yanjye ndibuze gushyira ngaha nza gushyira muri commentaire unyandike kuri WhatsApp gushyira muri WhatsApp group ya challenge y'ikinyamakuru cy'imisi 7. Murakoze cyane guys, ndabakunda cyane.